ndagenda nsubirayo nsanga Imana yawe yamusanze iraje avuga ati ucishe muri radiyo urebe arapfa kucisha muri radiyo amaze kucishamo arebye afata bya bipapuro aca n'inshuro esheshatu aje avuga ko wakize haleluya. niyo narariraga suko mbarira yashize suko ibibazo birangiye n'umutima unyuzwe. Mwana wome ni iki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe ukavuga iki kintu kirambabaje kwera ukarira nyine bigahura na kira cyanditswe? Ibintu byambabaje cyane n'ubuzima burimo n'ukuntu inyubako y'aka nyine nabaga mu buzima bubi nkikwerera ka 10 mfite imyaka 7 ahantu haterera. Mama yaje gupfa nyagupfa uramureba yapfuye nyagupfa? Kuko yampfiriye mu biganza ndamubona ko yapfuye. Ni pusi nyine haje umukozi w'Imana aramusengera, amusengeye iyo pusi arayiruka, akimara kuyiruka nibwo nabonye
kumwe n'umukozi w'Imana Naome, ni umuririmbyi, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umwana ukiri muto Imana yahamagaye kugira ngo yamamaze iby'ubwami bw'Imana. Nje turi kumwe, nitwa Patrick, nkaba ndi umunyamakuru ku IHIRWE TV. Yes, rero reka tubahe ikaze kandi tubashimire abantu mwese mukora subscribe, abantu mwese mukora share, abantu mukurikirana ibiganiro byacu. Ni igitangaza cyane kandi ntibisanzwe kubona umwana muto yazi gusenga, azi gusoma ijambo ry'Imana, ndetse afite n'inyigisho nziza, afite n'imico ya Gikristo. Rero uyu mwanya ni umwanya udasanzwe twagize amerwe yo kuza kumusura ku rusengero rwabo kugira ngo turebe ko ibyo atubwira ko kabari byo. Ni byiza ko tumenya ibyo umuntu avuga ko ari byo nimba ari umuririmbyi koko, ariko twabibonye twagiriwe amahirwe yo kubona indirimbo ze zakunzwe, abantu barazikunda cyane. Rero niyo mpamvu twamuzanye mu kiganiro kugira ngo tuganire nawe. Naome, reka ubanze turirimbira akaririmbo, indirimbo itari yawe, indirimbo itari yawe wumva ukunze, ituririmbire ariko gerageza uvuge cyane. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruyereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayicecesheje uravuga. Urugamba rugeze mu mahina, warurwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayicecesheje uravuga. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo, nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Murakoze. Nawo Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma wumva ubaye umuririmbyi waririmba nkande, ninde muhe muririmbyi ukunda mu Rwanda? Mu Rwanda nkunda uriya waririmbye ngamarira ngo mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye kugushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi. Ntako nzi mutima suko mbarira yashize, suko ibibazo birangiye, n'umutima unyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Niyo bamwita Aline Gahongayire. nkunda ni ba Dorokasi na Theo. Aline Gahongayire, wabonye umwana rero gukunda, uzamusore nk'indirimbo nk'ebyiri. Hanyuma uririmba muri korali? Oya. Kubera iki?
Imana yampamagaye ndirimba njyenyine ariko mbere naramenya ko mfite impano y'ubuhanzi narimbaga muri korali y'abana ariko ubu ngubu ndirimba njyenyine. Se ubundi ku rusengero rwanyu hari korali y'abana ibahari? Simbizi kuko basenga amateraniro 3 sinabimenya. Ariko iryo iteraniro rya mbere uteraniramo ntago irimo? Njye ntabwo nerana mu rya mbere nerana mu rya kabiri mbonamo korali nyine nkuru ariko atari ntoya. Hanyuma rero niki usaba aba bantu badukurikira? Ndashaka kugira ngo bagezeho ijambo ry'Imana, bano bantu badukurikira ijambo riri kugufasha uribagezeho. Amarira yanjye niyo niririrwaga niyo narariraga. Ese waje kumenya gute ko Imana ishobora byose? Ahantu nabimenyeye ni ibintu bibiri. Icya mbere ni uko yakijije mama ipusi mbona ko ishobora byose kuko yari yapfuye. Ikindi nabonye ko ishobora byose nuko yahaye mama urubyaro yararubuze imyaka 12. Waruvuze ngo wamukijije ipusi? Ni ipusi rije kumurya? Oya, yamukijije ipusi mu nda bari bamuroze. Ipusi nyapusi ijyamo singi yivuga ngo ijya mu nda mama wawe? Sinabimenya neza kuko simbizi ariko ni ipusi ngiyi ariko si ngiyi nyine iyi ngiyi tubona. Oya, ni ipusi sinabona uko mbisobanura ariko abandi utababizi neza. Ni ipusi iza bakuroze nyine bakayizana bakayishyira mu nda. Ubwo barozi n'abandi bakuru bo barabizi. Hanyuma harya ngo mama yaje gupfa nyagupfa uramureba yapfuye nyagupfa? Kuko yampfiriye mu biganza ndamubona ko yapfuye. Ni pusi nyine haje umukozi w'Imana aramusengera, amusengeye iyo pusi arayiruka. Akimara kuyiruka nibwo nabonye ko Imana ishobora byose. Ni mpamvu abwira abantu wayiringire? Yego. Hanyuma nawe ni iki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe ukavuga iki kintu kirambabaje kweri ukarira nyine bigahura na kiriya cyanditswe? Ibintu byambabaje cyane n'ubuzima burimo n'ukuntu inyubako y'aka nyine nabaga mu buzima bubi nkikorera ka 10 mfite imyaka 7 ahantu haterera. Nabwo n'ubuzima bwambabaje cyane. Aka 10 ni akabido, reba kiriya kibido kinini hanyuma hari akandi kagakurikira ariko nako bisaba ko kikorerwa n'umuntu ufite imbaraga. Imyaka ingora kikoreraga? Barambwaga nyine ngo nkikorere kakananira ariko kuko nta handi nari mfiteho kujya nkavuga ngo reka nkikorere. Nkakikorera nkakazamukana nkakageza mu rugo. Nahabaye imyaka 7. Oya, ni 5 kuko twaje kwa kaka mfite imyaka 5. Ikindi cyambabaje cyane mu buzima bwanjye ni uko nyine mama yampfiriye mu biganza, papa kanyanga. Mama yampfiriye mu biganza numva agize intimba cyane. Nibuka papa mwibutse ndavuga ese ko papa yanyanze, abavandimwe ba mama nawe bakaba bamwanga batwanga, ndavuga ngo se nzajya hehe ndeke. Birambabaza cyane ku buryo mbese Imana itaba sinzi ukuntu njye simba nyibukwa mba narapfuye. Wumvaga uzapfa? Wumvaga uziyahura se? Njyewe numvaga kwiyahura narabitinyaga cyane kuko nakuze bambwira ko kwiyahura ari bibi ariko nyine kubera ko ari mama nakundaga cyane nkumva niwe twabana akaramata kandi kuko niwe nari mfite kuko nta wundi nari mfite. Nkumva rero yapfuye si nanjye ubuzima bwanjye bwaba burangiriye aho ngaho, niko nabyumvaga. Ibyo bihe bibabaje gutyo, ubwo buzima bubabaje gutyo, niki cyagukomeje?
ikintu cyankomeje mama yaricaye aranganiriza ambwira ko Imana ishobora byose, nihanganire ubuzima nabayemo n'ibyo nyine twaciyemo, anyobora inzira yo gusenga, ndasenga numva mu mutima wanjye nyine akagahinda nari mfite gatangiye kuvamo. Muri ako gahinda se hari indirimbo wibuka wahimbyemo cyangwa muri ibyo bihe bikomeye, hari indirimbo wibuka wahimbye muri ibyo bihe bikomeye? Mana waturemeye kugukorera, bamwe barakwanze bigira mu nzoga, abandi nabo bajya mu bindi, ariko twebwe waduhaye ubwenge, niyo mpamvu tugushima. Mana waturemeye kugukorera, bamwe barakwanze bigira mu nzoga, abandi nabo bajya mu bindi, ariko twebwe waduhaye ubwenge, niyo mpamvu tugushima. Mwami Imana kiri cyubahiro, Mwami Imana kiri cyubahiro, kubw'imirimo wadukoreye, Mwami Imana kiri cyubahiro. Murakoze. Iyo ndirimbo ni nziza kabisa, umuntu wese uzabishobora akayumva azagufashe isohoke. Hanyuma turimo turagenda tugana ku musozo, niki wabwira abadukurikiye noneho? Nababwira ko Imana ishoboye byose, umuntu yaba ari mu buzima bugoye abona ko atazabuvamo, ariko nimba asenga agume muri Yesu neza, Imana izaza ibumukuremo abone ko Imana ishobora byose. Harya watubwiye ko dufite indirimbo zishika kuri zingahe? Zanditse mu ikayi ni 37, ariko hari n'izindi ntarandika mu ikayi. Wagize ubunebwe se cyangwa zakubanye nyinshi uravuga sinzakomeza nandika ntazisohoka, warindiye ko zisohoka? Oya, kuko icyatumye nyine ndari nyine Imana irazima nkazirikodinga, hanyuma nkazabifata umwanya nkazandika neza, nabanjije kumva amagambo atari meza, yari meza, mbese nyine nkazigira neza cyane, nicyo cyabiteye. None rero hagize umuntu wenda wifuza kugufasha cyangwa se kuba mu bundi bufasha bwose, yanyura ku zihe nimero ya kontakte zawe? Ni izihe? Bahe kontakte zawe. Nomero yanshakaho ni 078 78 028 98, 078 78 028 98. Bakunzi bacu rero murabyumva ko uyu mwana afite impano kandi ndacyari mutoya. Bibiliya iravuga ngo toza umwana inzira nziza akiri mutoya asindasaza atarayivamo. Ntekereza ko abonye uburyo bwo gusoreza indirimbo akajya akomeza aririmbira Imana byazamufasha kandi byazafasha n'abantu bazazumva, kuko ni indirimbo zifite ubutumwa butandukanye. Hari indi ndirimbo ariko nakunze, ese hari indi ndirimbo itari iyo ngiyo waririmbira abantu bakamenya ko ufite indirimbo nyinshi? Indi ndirimbo Mana ya Isaka na Aburahamu, turasaba imbaraga zawe, iminsi turimo ni mibi, tugusabye imbaraga zawe. Mana ya Isaka na Aburahamu, turasaba imbaraga zawe, iminsi turimo ni mibi, tugusabye imbaraga zawe. Turi mu rugendo mw'isi, turi hafi yo kugerayo, turi mu rugendo mw'isi, turi hafi yo kugerayo.
urakoze icyo gihe indirimbo ashaka kuvuga iki iyo ndirimbo yashakaga kuvuga ko abafite ibibazo bigoranye bamenye yuko urugendo turimo ruzarangira ahubwo atari aho ngaho mbese amagambo arimo akenshi yashakaga kubabwira yuko urugendo batangiye ruzasozwa kandi ibyo barimo byo ibibazo bafite byose bizarangira. Ubutumwa murabuhawe neza neza. Iyi ni IHIRWE TV rero turabashimiye kandi turabakunda, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, mukore share, subscribe kandi mujye mubikurikirana cyane. Twebwe turabakunda kandi turi kumwe namwe, twiteguye kubagezaho ibintu byiza byose muzaba mukeneye, cyane cyane byabasha kudufasha muri buno buzima. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha.